mwe bantu mubeshye muzagira umubeshye ibeshyo byanye nose bimenyere bavuga ati abo bantu bahora bavuga bahindure mwamuvuga mwahindure mugakora turimo tw'amabo mukabiri mukazana content nziza mukigisha ijambo ry'Imana wenda Kristo akazabahemba mukareka kubeshya mureke kubeshya rwose mureke kumfata bari kubarwaye. guys nkuko mubyumvishe rero aya ni amagambo yabashijwe kuba yavuga na Vestine akimara kumva izi nkuru zigiye zitandukanye zigenda zimuvugwaho zigenda zimushwanisha n'umugabo we kandi ibyo ari bihuha dore ko yabashije kuba yajya imbere ya kamera murabyumvishe akabasha kuba yavuga ati ibyo ni ibihuha ati ibyo ni ugushaka views dore ko abenshi bari batangiye kuvuga ati se ibi bintu bishoboka bite dore ko babaga batanga icyitegererezo mu bandi cyangwa se mu zindi ngo zashakanye dore ko Vestine ari umwana witonda dore ko n'umugabo we Idris nawe ameze neza dore ko nawe atananiza ariko ntihaburamo ibintu bigenda bicicikana bibashwanisha dore ko ubwo hari ku itariki 16 z'ukwezi kwa 11 ubwo itangazo ryasohotse cyangwa se banditse ku mbuga nkoranyambaga y'uwitwa Vestine barandika bagira ati uko byayo ati uyu munsi ubuzima bwanje ndabona buri kugenda cyangwa se ndabona bumeze nabi ati nizeye ko n'ayandi mahitamo nshobora kuba nagira mu buzima mubutse ati ngomba gukora buri kimwe cyose ninongere gukora amakosa nkayo nakoze dore ko agenda bagiye banandika bakomeza bagira ati ngomba gutegereza ati ntabwo nakongera guhubuka nsanga undi mugabo ngomba kumanza namwiga nkabanza namenya buri kimwe cyose imico ye ndetse n'ibindi ati nkamenya icyo ashaka mu buzima bwanjye n'ibindi byinshi bagiye bamwandikaho bagenda bamubwira ati uko byagenda kose isubirire iwanyu ubwo rero ariko we yabashije kuba yavuga ati ibyo ni ibihuha dore ko agenda anabyivugira ati ibyo ntabwo byigeze bibaho ati nimba ari byo batwifuriza ntabyo bazabona ahubwo nibatuze bitonde bashakire inkuru ahandi bareke kutubeshera cyangwa se bareke kuduharabika kuko ibyo bintu si byabaho kandi nta nubwo byakigera bibaho no mu nzozi ariko bakomeje kuba cyangwa se nawe yakomeje kuba avuga ati uyu mwaka munyihanganire abasaba imbabazi ati mushakire content ahandi ati mumbabarire ati uyu mwaka nabaye gatumwa kuri mwebwe ati dore ko ari ngiye mugenda mugira inkuru n'inyikirizo ariko rero we yabashije kuba yabaza ngo umugabo we aramubaza ati se ibi bintu urabyumva ute aravuga ati kubicamamare cyangwa se kuba umusitari birakomeye cyane dore ko bahora bagushaka cyangwa se bahora bashaka kugira ngo ube umeze nabi ati rero ntabwo byabura ati kandi nizeye ko ufite umutima ukomeye ati kuko ibi si ibya mbere bikomeye waba unyuzemo ati njyewe ibi ndabimenyereye ati icyo bita imbuga nkoranyambaga ati nicyo ngicyo ati ugende ubimenye cyangwa se ugende ubizi
ariko we Kamikazi Dorcas we akagenda avuga ati Imana ishimwe ati uyu mwaka ngewe nizeye ko nta kibazo cyabayemo ati kandi nta n'imbogamizi nigeze mura nazo ati byagenze uko nabishakaga dore ko anagenda avuga ati ntabwo banshize cyangwa se ntabwo babashije kuba bamvugaho ibintu bitameze neza. Rero nshuti twakomeje kubana muri iki kiganiro nibutsa ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro cyangwa se amakuru agiye atandukanye aze akugereraho ku gihe. Ndabashimiye mwari kumwe na Benjamin. Ciao ciao.